Mbanje kubashimira bakundwa bene data, basabira umugisha ku Mana by'umwihariko ku bantu banjye bakora subscribe, komeza kunyereka urukundo. Imana ijya ibaha umugisha mwinshi kandi mujye muwakira mu wizere, n'abatarayikora nabo bashishikariza kuba bayikora kugira ngo ntibagacikwe n'ibiganiro byiza nk'ibi ngibi mbabwira. Imana ibaha umugisha mwinshi cyane. Uyu munsi rero mbazaniye inkuru nziza cyane ivuga ku mutima wo kuramya no kwizera Imana. Ndagira ngo usabe ngo ntucikwe, ukurikire akantu ku kandi kugera ku musozo. Nshuti zanjye rero bakundwa, ndagira ngo mbabwire ngo mwitange mwihe Imana, muyiyegurire rwose kugira ngo mukoreshwe ibyo gukiranuka. Nk'ibisanzwe rero ntangira mbasuhuza mbihera icyanditswe, icyo kintu niyemeje kujya mbaha kandi mbazanira. Murabizi ko ibyanditswe byera ari umutsima utera imbaraga. Reka dusome mu Baroma ibice 6 umurongo wa 13. Kandi ntimuhe ibyaha ingingo zanyu kuba intwaro zo gukiranirwa, ahubwo mwitange mwihe Imana nk'abazuke, nk'ingingo zanyu muzihe Imana kuba nk'ingingo zanyu, muzihe Imana kuba intwaro zo gukiranuka. Hano rero bashaka kuvuga ko ingingo zawe udakwiriye kuzikoresha uko wishakiye, ahubwo ukwiriye kuzikoresha umurimo wo guhimbaza Imana no kuyiramya gusa. Abenshi muzi ingingo zabo bazikoresha ibyo zitagenewe, bavusha amaraso, biba bari mu busambanyi, urugomo, bavuga abandi ibyo Imana itabaremeye. Umutima wo kuramya Imana ni ukwitanga. Kwitanga ni ijambo abantu benshi banga, baryanga nk'uko banga kuganduka cyangwa se kuyoborwa n'iki byose, kuko yombi avuga kwemera kuganzwa, kandi nta muntu ukunda kuba inganzwa. Kwitanga byibutsa ishusho y'abantu batsinzwe urugamba bakamanika amaboko, cyangwa abakinnyi bemeye ko batsinzwe batakinnye, ujya mubyumva ngo guterwa forfait, cyangwa se kwemera ko waganjwe no kurusha amaboko. Iryo jambo kenshi rikoreshwa muri bene ubwo buryo busuzuguritse. Abagizi ba nabi bafashwe baritanga, bakishyira mu maboko y'ubutegetsi. Mu muco w'iki gihe ukunda kurushanwa no guhangana. Twigishijwe ko tutagomba kwemera gutsindwa cyangwa kwegura. Niyo mpamvu twumva kenshi abantu bavuga ibyo kwitanga. Niba gutsinda ari ryo shema kuri bose, kwitanga ni ikimwaro. Twahitamo kumva amagambo nko kuba aba mbere, kugenda mu b'imbere, gutsinda mu b'imbere, gutsindira ku manota menshi, gutsinda, kunesha, kwigarurira, aho kumva kuganzwa, kuganduka, kumvira no kwitanga. Nyamara burya kwiha Imana ni wo mutima wo kuyiramya. Nicyo gisubizo gikwiye ku rukundo rw'Imana n'imbabazi zayo bitangaje. Twiha Imana tutabitewe n'ubwoba cyangwa agahato, ahubwo kubw'urukundo, kuko ariyo yabanje kudukunda. Nyuma yo kwandika ibice 11 by'iki gitabo cy'Abaroma ku buntu buhebuje Imana yatugiriye, Pawulo adusaba guha Imana ubuzima bwacu nk'ikimenyetso cyo kuramya. Nuko bene data, kubw'imbabazi z'Imana zitarondoreka, mwiyegurire Imana nk'ibitambo bizima, bitangiwe kuyikorera no kuyinezeza. Uko niko kuyikorera kwanyu gukwiriye. Iyo ni amagambo intumwa y'Imana Pawulo yavuze. Kuramya by'ukuri ubundi ni ukuvuga kunezeza Imana. Biboneka iyo witanze utizigamye, ukiha Imana wese, ugakora ibishimwa nayo aho gukora ibishimwa nawe. Niba ari amasengesho ukibabaza, ukiyiriza ubusa ugasenga, bya bindi byakuryoheraga ukabyigomwa kubera gukunda Imana. Niba ari inzoga, niba ari ugukora ibindi byaha ibyo ari byo byose we bikunezeza ukabyihorera ugakurikira Imana,
ubona neza ko ijambo ry'ingenzi muri uwo murongo ari ukwiyegurira. Ubwo aho ni mu Baroma. Kwitanga ukiyegurira Imana niko kuyiramya nyakuri. Icyo gikorwa cyo gutanga ubuzima bwawe cyitwa amagambo menshi: kwiyegurira Imana, kwakira Yesu nk'umwami wawe n'umukiza wawe, kwikorera umusaraba wawe, gupfa kuri kamere, kumvira umwuka. Icyangombwa ni uko wemera kubikora, si amazina ubyita. Imana ishaka ko ubuzima bwawe nta n'agace washigarije, nta gace wisigarije wowe. Nta 95% cyangwa 99% iba ihagije, ahubwo ni 100%. Hari inzitizi 3 zitubuza kwiha Imana byuzuye. Iya mbere hari ubwoba, kwiyemera no kudasobanukirwa. Nitwumva neza urugero Imana idukunda, dushaka kuba ari twe tugenga ubuzima bwacu, kandi nitwumva neza kwitanga icyo bivuga. Icya mbere, ese nshobora kwizera Imana? Icyo kintu ukakibaza. Kwizera bibanziriza kwitanga. Iyo witanze uranizera, ariko ntabwo wakwizera utaritanga. Burya wizera umuntu uvuga uti nubwo yambabaza ariko ndamwizeye, icyo gihe uba wamwihaye. Ntushobora kwishyira mu maboko y'Imana niba utayizera, ntibishoboka. Kandi ntushobora kuyizera utarayinezeza, utarayimenya neza. Ubwoba butubuza kwitanga, ariko urukundo rutunganijwe rumara ubwoba. Uko ugenda urushaho kumenya urukundo Imana igukunda, biroroha kuyiyegurira. Wamenya ute ko Imana igukunda? Iguha ibihamya byinshi. Imana yivugira ko igukunda, iguhozaho amaso, yita kuri buri kantu k'ubuzima bwawe. Yaguhaye ubushobozi bwo kunezererwa ibyiza bitandukanye. Ifite imigambi myiza ku buzima bwawe. Irakubabarira kandi kwihanganira kuko igukunda. Imana igira imbabazi nyinshi. Mwibuke neza ko Imana ari urukundo. Imana igukunda birenze uko ushobora kubitekereza. Ikimenyetso cy'urwo rukundo kiruta ibindi ni uko Imana yatanze umwana wayo ngo abe igitambo mu cyimbo cyawe. Imana yerekanye urukundo rwayo idukunda ubwo Kristo yadupfiraga tukiri abanyabyaha. Nushaka kumenya agaciro Imana ifite mu maso, kumenya agaciro kawe mu maso h'Imana, ujye ureba Kristo arambuye amaboko ku musaraba. Ni nkaho yakavuze ati, dore ikigero ngukunda, nahitamo gupfa aho kubaho ntagufite. Ayo yari amagambo meza yo kuramya Imana no kwizera urukundo rwayo. Reka ngushimire we wabanye nanjye, ukomeje kunkurikira. Nshimira cyane abakoze subscribe. Imana ibahe umugisha, n'abatarayikora muyikore kugira ngo tujye turushaho kubana.